natangiye nkorera umuntu nkorera shangazi Jane abantu benshi muramuzi ntabwo yumvaga ko namuca inyuma ariko narabikoze ntabwo turi babandi ngo bagenda batanga imiti mu mihanda ushobora kurwara impyiko zikakuzonga mu gikorwa cy'imibonano bikaba bitashoboka ano muti uragufasha ubundi ukaza umbwira uti merci beaucoup kweli uyu nyine nibaduka utuma umuntu agira imbaraga mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gushimisha uwo mwashakanye muri make hari ababa bagiye kubikora yaba akijya kubikora agahita arangiza hari uba ugize hagati ugasanga acitse intege ataranarangiza biri natirere kuko iyo wabikoresheje rwose ntabwo nkubeshya ntabwo uyu muti ushobora kugufata hari abantu bagira ikibazo cyo kubura urubyaro atari uko atabyara hari umushuti wanjye nagahaye aratesitinga ambwira ko umugabo yahise amujyana mu rukiko Yes, mwonje mwiriho abarimo gukurikirana Big Town TV buri munsi buri gihe buri kanya and even right now tukaba turi kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Yeah, I go by the name Back T and this is Big Town TV. Uyu munsi twatembereye ku mushiki wacu twatembereye hano mu biro bye akaba ari umwe mu bantu bagurisha imiti hano mu Rwanda, imiti ya kinyarwanda, imiti itandukanye ariko benshi barimo kwibaza muri iyi minsi ko abagurisha imiti bamaze kuba benshi, ese baratubeshya cyangwa n'abatubuzi cyangwa bimeze gute? Ibi byose nifuzaga ko aza kubivuga maze akanatubwira kubijyanye n'imiti ye, bayikora gute, bayigurisha gute, ariko akanadusangiza amateka uko byatangiye, aka kazi yagatangiye gute. Reka tubanze tumuhe ikaze maze atwibwire ibindi biraza gukomeza ni mu biganiro byacu bya Big Town TV. Icyo ugomba gukora ubu ngubu no gukanda subscribe maze ugakurikirana gahunda zacyo za buri gihe buri kanya and even right now. Yes sister wacu, ikaze mu kiganiro. Amazina yawe atwibwira? Nk'ibisanzwe nyine amazina yanjye nitwa Byozo Nasimu. Nkaba ndi umuvuzi nyine gakondo nk'uko babivuze. Sinzi niba hari ibindi nakongera wenda kugira ngo dukomeze ikiganiro. Okay. Nimba hari ibindi ufite wabyongeramo, niba utabifite tugakomeza. Warumbajije ngo nabitangiye gute? Yeah. Natangiye nkorera abandi bantu. Tutaragera ngaho ugurisha imiti gakondo. None uri umupfumu? Oya. Ntabwo ndi umupfumu. Uri umuganga? Ndi umuganga. Okay, nice cyane. Yego muganga. Ese ibi by'ubuganga wabitangiye gute? Nabitangiye 2016. Nabitangiye 2016. Natangiye nkorera umuntu. Nkorera shangazi Jane abantu benshi muramuzi. N'abantu benshi baranzi cyane mukorera. Naramukoreye nkorana nawe igihe kinini, ndebye ukuntu imiti ikora, n'abantu benshi tuhereza ukuntu baza badushima, abandi bamuhe amampano ibiki n'ibiki. Ndavuga ariko jyewe ntashinga ivuriro cyane ko ndabizi we yabaga ari kuri yatangaga ibiganiro kuri radiyo, noneho no ku ma YouTube na hehe nimero atanze akaba ari igihe baza bahasanga. Ni igihe wavuraga we yaragendaga akamamaza akavuga aho dukorera n'iki, akaba ari igihe baza bahasanga. Noneho ndavuga se wenda kuba nagenda nkabwira abantu ngo dukorera aha ibiki nibyo byananira, igihe ntakora ibyanjye nkajya nkora nikorera. Nubwo buryo nabikozemo ndavuga reka nshinga ivuriro ryanjye, kuko nari maze kubona ko imiti ikora, abantu tuyiha bagenda bakagaruka barangiye n'abandi. Ndavuga ibi bintu ndabona biri seriye cyane. Ndavuga reka nshinge ivuriro ryanjye, bantu n'ubundi bajyaga baza n'ubundi bazajya baza kuko baranzi bameramenyere. Urumva kuva 2016 haciyemo imyaka myinshi, ntabwo ari myinshi cyane ariko iciyemo.
nuko nabitangiye. Okay. Yes, Shangazi Jane we bigaragara ko yakwigishije business, sibyo? Yego. Ariko uwakwigishije ubuganga ninde? Uwayigishije ubuganga rero, urabona inyuma yo kujya imbere yo kujya kwanza iwe, urabona hari ukuntu ubana na ba mukecuru, abakecuru ubundi baba bazi ibintu by'imiti myinshi, ibyatsi biba ari byinshi, umwana ashobora kurwara inkorora cyangwa se akarwara imisonga cyangwa n'iki, ukajyana nawe cyangwa ukakubwira uti ngwino nkwereke hariya hari umuravumba, hariya hari inyabarasanya, hariya hari ibiki, biriya bishobora kuma cyangwa se ukabyanika cyangwa se ukabisekura ari bibisi, umuntu abinyweye yakira iki n'iki. Rero kubera ari nayo mpamvu nagiye kumubwira ngo ndumva nshaka ko unkoresha muri ibi ngibi, kuko ibintu by'ibyatsi by'imiti byinshi nari ntuwe mbizi, ariko noneho kenshi kuko we yayikuraga hanze, bimwe abikura i Bugande, ibindi abikura mu Buhinde, akajya azana amafu nyine tukamubaza, akabijyana aho babipakingira tukamubaza, kuko urumva ntabwo yatekerezaga ko nagenda nkishingira ntabwo yumvaga ko namuca inyuma, ariko narabikoze. Okay. Itandukaniro ry'umupfumu n'umuganga, kuko n'abapfumu nabo barakubwiye ngo ni abaganga, ku rundi ruhande bakitwa abapfumu. Itandukaniro ni iri hagati y'umupfumu n'umuganga? Urumva umupfumu n'umuganga, icyambere kwanza wowe ubwawe ukinjiramo hano urabibona, abapfumu hano haba hamanitse impu, ahandi hari amahembe, ahandi hari sinzi inkoko z'amabara amwe, ahandi hari ibiki. Twe ntabwo ibyo tubikora, kandi ibyo tuvura twebwe bitandukanye n'abapfumu. Ntabwo wazumbwira ngo umugabo yarantaye ngo ndashaka umuti umugarura, ibyo ntabwo twe hano tubikora. Ntabwo nakubwira ngo mfite umuti ngo utume umugabo agaruka, ntabwo biriya tubikora rwose. Hari ababishinzwe bandi, apana ibyo, kereka wenda yaragiye kubera indi mpamvu, ariko upana ngo yaragutaye ngo urashaka umuti ngo umugaburira mu biryo, ibyo ntabwo twe sinanabizi. Okay. Watunyuzamo ku miti mugurisha ni iyihe, ivura iki? Ibi byose tubimenye nabyo byaba ari byiza. Imiti tugira rero hano, dufite imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, ariko ntago yose wenda twayivuga ngo tuyirangize. Iyo umuntu aje kwivuza akatubwira uti mfite ikibazo iki n'iki, turamubwira rero hari n'umuti uvura iki kintu, wenda ubaye ugifite sava, ariko ntago yose twayamamaza ngo tuyivemo, ni myinshi. Wenda umuntu yavuga mike muri yo, wenda basanga bafite ibyo bibazo bakatugana tukabafasha. Reka tumenye noneho imiti mufite n'indwara ivura. Hano hari uyu muti, mu by'ukuri uno muti wenda hari ukuntu umuntu ajya hariya akavuga ikintu bakavuga bariya niko babaye, barabeshya iki n'iki. Twebwe ikintu kwanza nagira ngo mbwire abatugana, cyane ko hari n'abandi benshi bari burebe iyi video batuwe bananzi, iyo uje kwivuza ukaza hano iwacu watanze amafaranga yawe, uhagurutse iwawe uje kwivuza, iyo tuguhaye umuti ukawutwara ukagenda ukawukoresha, ukabona ubonye resultat utari witeze, mu by'ukuri telefoni zacu ziba zifunguye, uraduhamagara cyangwa ukadusanga aho wadusanze ubushize, ukatubwira uti ndabona wa muti biri kugenda pe, ariko ndabona ushize uburwayi cyangwa se ibyo nifuzaga bitarakunda, ese muramfasha iki kindi? Mu by'ukuri yuje tugukurikirana twe mpaka ukize. Ntabwo turi babandi ngo bagenda batanga imiti mu mihanda, dufite adresse nzima ifatika. Ikindi kandi iyo uje ukivuza hari ikayi, hari amakadne,
utanga na fagitire byose turabiguha, iyo ugarutse ugarukana ya karine twaguhaye n'amazina yawe barimo hano, tukaguhereza indi miti mpaka ukize. Ubwo rero wenda nibyo nagira ngo mbanze mbwire abantu, uyu muti rero uri hano, abantu bafite ikibazo cy'impyiko, imyijima, amayisoma, uretse ko wenda atari byo byonyine, ariko cyane cyane abantu bafite ikibazo cy'imyijima n'igifu, kamivuge gutyo kugira ngo bumve igifu, impyiko, umwijima. Ubifite ukaza ugatwara uno muti, nta nubwo ushobora kurindira mu by'ukuri ngo ushire, kuko hari abantu benshi barwara impyiko. Burya bagiteri, impyiko ushobora kurwara impyiko zikakuzonga mu gikorwa cy'imibonano bikaba bitashoboka, cyangwa imyijima hari igihe bikurenga mu by'ukuri imbaraga zikabura burundu. Hano muti uragufasha, ubundi ukaza umbwira uti merci beaucoup kweri. Kunyobwa nyine tubikubwira iyo wawutwaye. Hano hari undi, urabona ko twanahinduye. Hari undi witwa iyibaduka, ubushize waje iri mu kintu cy'igikombe kinini. Iyi rero twarahinduye. Hari igihe abantu bawutwara akakubwira uti narawukoresheje ariko ugishyira byahise bishirana. Ubu ntabwo ariko bimeze. Urawukoresha ukanatesitinga ko wenda byakunze, yo gushira ubuzima bugakomeza, bitasabye ngo ugaruke utore undi. Noneho iyo ngiyo yo ivura iki? Iyi baduka nyine urabona ko ishushanyijeho amatuza y'umugabo. Uyu ni umuti w'abagabo. Ntabwo nakangurira abasore kuko ntabwo ari byiza kwinjira mu bintu nk'ibyo utarubaka. Iyo miti y'abagabo abasore batemerewe kuyikoresha. Urumva kereka bafite ikibazo sava, ariko ntabwo nyine biba byiza cyane kukoresha utarubaka. Ufite umugore sava biba byiza cyane, cyangwa se wenda uri n'umusore wenda utesitinga ibyo utesitinga na sheri bikanga, ufite kuza ukawukoresha. Ibyo ni ibiki? Uyu nyine ni baduka, utuma umuntu agira imbaraga mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, gushimisha uwo mwashakanye muri make. Aryo witwa gute? Vodika? Baduka. Baduka. Ngo ukora iki? Banza usobanure neza. Iyi baduka nyine, ino baduka ni umuti w'ifu umugabo akoresha. Hari abagabo mu gikorwa cy'imibonano bacika intege, hari ababa bagiye kubikora sexe nyine ugasanga ntizikomeye, hari ababa bagiye kubikora yaba akijya kubikora agahita arangiza, hari uba ugize hagati ugasanga acitse intege ataranarangiza. Urumva ikora ibintu byinshi. Iyi rero irafasha, cyangwa se wa wundi ubikora yarangiza inshuro ya mbere agahita aryama agasinzira akumva nta na gahunda afite yo kongera, uyu nguyu urabikora. Kandi mu by'ukuri iyo uje kwivuza hano iwacu nabibusobanuye na mbere, umuti watwaye ukabona utakoze ibyo wumva wifuza, uragaruka tukagufasha kandi ntabwo wishyura andi mafaranga. Nk'uwo muti umuntu yamenye gute ko yawizera gute? Ukwizera ko ukora rero wenda kubwo umutekano w'abakiriya cyangwa se abantu bawe, burya ntabwo aba ari byiza umuganga umena amabanga. Ushobora nko kukwereka ama SMS umuntu akaza kubibona bikaba bibi, ariko barahari. Wenda ngira ngo urabika hari nimero n'ifoto, ama message uzisome nta kibazo, urazegeza bazisome nta kibazo. Hari abantu baba bafite ibibazo byinshi byo kubaza, usibye ko ubu ngubu nje nabafasha nkababariza kugira ngo mbaze gusobanukirwa neza. Hari igihe wakoresha uwo muti wa nimba wavuze ngo nimba ari vodika, nimba ari baduka, maze gahunda igakomeza mpaka ukaguhereza imbaraga za zindi zitarangira, byagenda gute? Oya,
uyu ntabwo utanga zitarangira kubera ko urabona biri natirere. Urumva niyo uje kwivuza hano iwacu ikintu cya mbere tukubaza ese wigeze ukoreshaho Viagra bya binini, bitavuze ko wenda babikoresha ari bibi, ariko twebwe iyo uje hano turabanza tukakubaza ko wabikoresheje, kuko iyo wabikoresheje rwose ntabwo mubeshya, ntabwo uyu muti ushobora kugufata iyo wakoresheje Viagra. Biriya binini banywa bituma abantu ngo bagira imbaraga, ariko urabona kiriya ukora wowe akazi ushinzwe ari uko wakinyweye, igihe utakinyweye ntabwo bikunda. Ubwo rero urumva ntaho bitaniye na drogue, ariko uyu ni umuti biri natirere, nta kintu ushobora kuba, ntabwo wakora ngo ukore oya. Wo ikintu gufasha tuvuge wenda nimba wakoraga iminota nka 10, ishobora kwiyongera nk'iminota 8 cyangwa indi 10. Ntabwo bikora ngo byuzwe bize umuwo muri kumwe aruhe oya, ntabwo ari uko nguko. Nice. Noneho harya umuntu usanzwe, umuntu muzima, iminota ingahe iba ihagije? Iminota ingahe bihagije ni ukuvuga ngo inshuro ya mbere hari abantu bifuza, hari umuntu uza hano yari n'ababibwira rwose mu bisoni ziranyisha nkavuga ariko basi uyu yanyuzwe, nkabanza nkanamuganiriza kwanza, kuko ntabwo icyo ushyira imbere cyane kiba ari amafaranga. Hari ukuntu uganiriza umuntu muri make, wenda yaraje nko kwivuza, wamuganiriza wakumva ikibazo afite, ukumva nta naho bihuriye no kuba yatwara imiti, ukumva ufite kumuganiriza ukamubwira utuntu tumwe na tumwe yakora, ibyo ngibyo bikamufasha kandi akaguhamagara akubwira ko byakunze atarinze atwara imiti. Ubwo rero ntago imiti yonyine ariyo kamara ku buryo ataza afite ibibazo wenda bisanzwe ngo umuganirize bibure kugira icyo bimufasha. Hari abantu bafite ibibazo maybe by'uburemba, ko biba bimeze gute? Uburemba shabakti rero ntabwo mubeshya rwose, sinabyariya ngo njye kubwira umuntu ngo dufite imiti ivura uburemba, ntabwo nakubeshya. Ejo n'ejo bundi sinkeneye abazaza kumbwira ngo waratubeshye oya, nta muti tugira uvura uburemba, kereka waravutse uri muzima nta kibazo ufite, wenda bikagufata nyuma aho hose ava, ariko waravutse uko nguko ntabwo mubeshya, uwo muti hano iwacu ntabwo tuwugira. Okay. Tunakomeza indi miti. Ubwo ndumva wenda iby'abagabo navuga ko indi miti irahari, ariko wenda iby'ingenzi ku bagabo, uretse ko dufite n'umuti wongera sex by the way, none bagiye kubabwira, ariko ukora iki wongera sex, none bagiye kubabwira, ariko urahari. Ubwo nawe turawuzana mu urebe. Ubwo wenda dusimbutse iby'abagabo twaza no ku badamu. Uyu muti hari abantu batinda kubyara cyangwa se bagira ikibazo cyo kubura urubyaro, atari uko atabyara kandi atari uko wenda ugasanga ikibazo bafite ntago kitatuma batabyara, atari ikibazo cyatuma mu by'ukuri umuntu atabyara. Nk'urugero, numva hari ukuntu umuntu agira ikibazo cy'ama infection, ukajya kwa muganga bakagupima, nyine bakakubwira ko nta kibazo ufite, kandi mu by'ukuri nta n'icyo ufite pe, kikanagaragara pe, bakagupima kandi ntacyo pe, bitagaragara ko ufite ikibazo. Noneho bakaguhereza imiti iri bugufashe, imiti ukayitwara ukagenda ukayinywa, ukarindira ko utwita ukabibura. Noneho rero uyu nguyu ikintu gufasha,
ushobora kuba ufite tirikomonasi. Burya tirikomonasi ni inzoka mbi cyane, iri ushobora kukubuza urubyaro neza burundu ukaba ingumba, kandi umugabo wawe nta kibazo afite nawe ntacyo ufite, ariko kubera ko urwaye tirikomonasi ugasanga ugize ikibazo cyo kubura urubyaro burundu ukarinda usaza. Uyu nguyu rero uvura utuntu twinshi ku badamu. Uyu muti ufite gufungura imiyoborantanga iyo yazibye. Uyu muti ufite kuwukoresha ufite ikibazo cya tirikomonasi, kuko ni uruyoka rubamo indani mu nda, igihe navuga ko ruba muri nyababyeyi, kuko iyo intanga zinjiye ruhita ruzitwika, zirashya cyangwa rukazimira, ukazarindira ko utwita ugaheba. Uyu rero urawukoresha, tugira uwo kwicaramo wawo, uyu ni uwo kunywa. Urawuteka tukakubwira uko bigenza, ikibazo kigakemuka. Si ibyo byonyine, kuko ushobora kubura urubyaro barakuroze, ukarubura wenda kubw'izindi mpamvu, ariko iyo ari icyo kibazo gihari birakunda. Noneho wenda no uyu nguyu ku badamu ufite utuntu twinshi, dore ko abagore ngo iyo ubyaye rimwe ngo havuka ikintu, wabyara kabiri akavuka ikindi, wabyara gatatu, gutyo. Abagore ngo dorana uburwayi budakira. Rero ku badamu uyu nguyu rwose nababwira ko ari special. Urabona twahinduye product, zirahari nyinshi twakwamamaza, ariko turakuramo nkeya, n'ikindi gihe wazagaruka tukabereka n'izindi. Hano hari utundi two utu two rwose ni agahebuzo. Hari umushuti wanjye nagahaye aratesitinga, ambwira ko umugabo yahise amujyana mu rukiko, dore ko hari abagabo ntabyo uzi. Ego mana, ni ukuvuga ngo hari abagabo murabana umwaka wa mbere, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, umwaka wa gatanu, umwaka wa gatandatu, ukarindira ko hari ikintu yibwira ugaheba. Noneho ukamubaza utese ubu tuzabana gutya mpaka na ryari? Kakubaza, ukamubaza se ni ikihe kibazo, mwarabyaye, mwarubatse, ibintu byose murabifite, ariko ukabona nta gahunda afite yo guhama hamwe. Nduzi ko ari uguhama hamwe, kuko ngo iyo wagiye ngo mu rukiko, wakoze urukiko, ngo uba wiziritseho igisasu, nta gahunda afite yo kukizirikaho icyo kintu. Ariko hari umushuti wanjye nawuhaye, yubatse vuba, atuye i Musanze. Yagezeyo arambwira ati rero ahantu tubana n'umukecuru. Uwo mukecuru rero sinibaza niba hari ikintu kibi yankoreye, cyane ko afite abakobwa benshi. Nanyumva ambabarire cyane, cyangwa numbona uzihangane, nta zina ryawe mvuze, nta zina mvuze, ariko wenda kuba navuga ukuntu byagenze ndumva nta kintu byagutwara. Narakamwoherereje, yaranyandikiye kuri WhatsApp, birimo bishyize hanze yankubita. Yari afite icyo kibazo, kubura ubushake cyangwa se ububere. Arambwira ati umugabo wanjye twakundanye imyaka 8, siniyumvisha ukuntu turi kugera mu gikorwa cy'imibonano bikanga, ahubwo nkababara, nkumva simbishaka, nkahaguruka atarangije. Hano hari akagati kitwa ibyishimo by'umuryango, ni keza cyane cyane, kuko nari ntaragatestinga. Naramuhaye ndamubwira genda unkorere, kuko ku miti y'abadamu mfite abantu mpereza kwanza bakambwira, kugira ngo nze nicare hano nkubwire ibintu nzi neza. Ndakamuhereza nkakubwira genda untestingire, nubona wenda wari usanzwe umeze neza ariko ukabona bigenze uko nguko urambwira. Akangaka kuba mama muzaze tuzaganira n'ibindi. Noneho urabona ko utagasobanuye neza, ni dutatu dutandukanye. Kariya ka mbere ngo gakora iki? Akangaka ni ak'abamama, kazana amavangingo, ubushake, kandi icyo dukora navuga ko turazibura cyangwa turakangura.
ntabwo ari ngombwa ngo buri uko ugiye gukora imibonano ugakoresha. aka ngaka karakangura, ntabwo ari ko kundi ngo uko ngiye kubikora ndagakoresha uko ngiye kubikora. iyo wagakoresheje rimwe kabiri gatatu biba bihagije. iyo ufite umushuti wawe nawe ufite icyo kibazo adashoboye kuza kuwugura wanamuhereza, nta kintu biba bitwaye. rero hano hari akandi, aka ngaka ko ni agahebuzo kabisa. ni tumwe ariko ntabwo dukora kumwe. kamwe ni amazi, akandi ni amabuye. aya mabuye rero nduzi ko ari amabuye yo ni karite pari raporo ya kariya. utu iyo dukoresheje, hari umushuti wanjye uri muri Amerika mu Bubiligi, wihangane, yarambwiye ngo umugabo yamuguriye imodoka kubera aka kantu. ndavugisha ukuri, yaradutwaye icyo gihe twakoreraga muri Tedemire, yaradutwaye iruhande rwa Monaco. abahazi abahansanze bazabibona cyangwa baranabizi. utu yaradutwaye ashyira na bagenzi be, yambwiye ko ngo sheri yamuhaye kado y'imodoka. yabonye ibintu ataratuwabona, noneho bikomerezaho. n'ubu turavugana, ubu twabaye inshuti magara, kuko araza nk'umubyeyi mugenzi we, jye mwumva kuruta wenda uko nakumva ko agiye kumpa amafaranga, kuko kubaka kuri iki gihe mwese murabizi ko ntabwo byoroshye. rero iyo ugize amahirwe hakabamo niba hari ikintu cy'inzitizi cyari kirimo ukabona kirakunze, biba ari sawa cyane. noneho hari n'aka ngaka. gakora iki se kariyo? aka nako kakora kuri izo gahunda nyine. gute? ntabwo aba ari byiza ko tuvuga uko gakoreshwa, nyine ku barwayi bafite ibyo bibazo babimenye. abamama mutagira ubushake na buke, ariko uhora wumva nk'umugabo wawe ari nka musaza wawe cyangwa umushuti wawe usanzwe. ku bakobwa cyangwa abamama bikinisha igihe cy'imibonano n'umugabo wawe, ukumva mbese ni nk'igiti. ku bamama mutigeze amavangingo na rimwe mu buzima bwanyu, baba mama bagira abagabo, hari abagabo bakunda amavangingo cyane bitagoranye, kandi ntago aza ngo kubera ko wagakoresheje ngo igihe utagakoresheje ngo karagenda. no, aka ngaka navuga ko kano karazibura. kano karazibura, ugakoresha nka rimwe kabiri gatatu nk'inshuro nk'enye, nta nubwo urindira ko dushiramo. kano ni sawa cyane, muzambwira nk'ababyeyi bagenzi banjye mwe mutanyambiraka. bansabye gusobanura inshuro nyinshi. noneho hari akandi hano, aka ngaka kitwa nyampinga. aka kantu nako bakoresha abakobwa, abamama bacikanywe. hari abamama baba baribagiwe guca imyeyo, cyangwa se bavukiye muri famiye zitabikunda cyane. ko ku barokore mu mbabarire, ariko hari abo tutabyumva kumwe. hari abarokore bagira bati guca imyeyo ku bakobwa baba bikinisha, kandi mu by'ukuri ntabwo ari ukwikinisha. aka ngaka rero gaca imyeyo. waba ufite imyaka 70 ubikeneye, waba ufite 15, waba ufite 30, 40 kuzamura, upfa kuba ukeneye guca imyeyo. ntabwo bisaba gukurura cyane cyangwa se kwisumbuwa cyangwa iki, ntabwo biba bigoranye, kubera ko uno muti ukora akazi kose. babikoresha gute? uko tubikoresha, uko babikoresha tubibwira umuntu awutwaye, ntabwo mbivugira hano. kubera iki? oya, ni ukuvuga ngo none se nimbikubwira ntabwo ari ibyo, mbibwira kwanza umuntu uje kuwutwara. none se wowe kutagiye kubikora. akamaro ko guca iyo myeyo ni akahe? akamaro rero wenda cyangwa ibyiza byo guca imyeyo birahari byinshi, ariko wenda navugamo nka bibiri.
kwanza imyeyo muri rusange, bibe twe banyarwandakazi n'abandi burya imyeyo ni umwambaro w'abakobwa cyangwa umwambaro w'igitsina gore muri rusange. Ikindi, umugore waciye imyeyo burya aba afite itandukaniro cyane n'utarayiciye. Urumva ko guca imyeyo ni byiza cyane. Rubyiruko, bakobwa, abadamu bagenzi banjye, abacikanwe cyangwa se ababinegirije, biba byiza cyane iyo ukoze ibyo bintu. noneho hari indi miti ushaka kutwereka? reka mbengeze aho ngaho. Irahari myinshi ariko wenda iyi ngiyi niyo navuga y'ingenzi, ariko n'indi irahari. Okay, reka tugaruke noneho iyo miti ikorwa gute, ikorerwa hehe? Kuko yitwa imiti gakondo. Si ikorwa gute, ikorwa nande? Dufite ahantu ikorerwa, dufite uruganda i Gasanze, aho ikorerwa harahari. Ni ukuvuga ngo hari ikorerwa i Gasanze, hariza ari amafu, hari iyo dukura i Bugande, hari iva mu Buhinde, uretse ko muri iyi minsi bitagikunda cyane, ariko kuri iyi ngiyi niho twayikuye. Uyu muti urakaze, mubyumve nk'ukuri, uyu muti urakaze cyane. kandi hari iyo twakuye mu Buhinde, noneho ibindi tubitunganyiriza inaha ngaha i Gasanze. Uruganda ruzazemo kujyane naho. Ese iyi miti yanyu ifite ubuziranenge cyangwa? None se ugira ngo wacuruza ibintu bidafite ubuziranenge? biba byemewe cyane ko ari ibimera, ibi ni natirere, nta kintu na kimwe tuvangiramo. Reka tugaruke noneho ku batubuzi. Hari abantu benshi basigaye bavuga ngo bagurisha imiti, nimba ushaka imiti yo kumera gutya na gutya, nimba ushaka imiti yose barayifite, ngo bavura indwara zose, ariko ukibaza iyo miti bayikura hehe, bayikora gute? Ugasanga ari urujijo, bakanayigurisha. Ku miti yawe byo biba bimeze gute? Jewe nk'uko natangiye nkubwira, nk'urugero wambajije ngo umuti w'uburembe, naguhakaniye. Umuntu wifata akakubwira ko avura ngo indwara zose, uriya bakubeshye cyane. None se ninde se ufite umuti uvura sida hano? Umuti wa covid se ninde ufite? aba yarawugaragaje. Nta muntu iwacu uba warapfuye cyangwa ngo arware cyangwa ngo izo nkingo zibe zihari. Ninde se wakubwiye ko afite umuti ngo wavura? Ni ibintu byinshi. Rero bariya batubura barahari, ntabwo nahakana ko badahari, sinabihakana, barahari benshi. Ariko umuntu utubura, urugero ni babandi, abenshi ni bamwe bagenda bayitembereza. Ikindi kandi, umuntu utubura ntabwo wajya kumuguraho umuti ngo nusubirayo yongera guhereza umuti utamwishyuye. Ibyo ntabwo bishoboka. Sinzi ko hari ahandi hantu babikora uretse twe, ntabwo wenda ari ukwivuga ibyiza, ariko sinzi ko hari ahandi hantu babikora. Ubaye utubura nyine uratubura, nta umuntu araza akaguha amafaranga ukamuha imiti mukaba murarangizanyije, nta handi muba mugihuriye. Ariko twe hano dufite ikaye twandikamo abantu bacu twakiriye, turabakurikirana. Umuntu akaguma kubaza ese umerewe gute, ese bimeze bite, ese warakize, warorewe, se umerewe gute, ibintu nk'ibyo. Batubuzi nabo barahari, ariko twe ntabwo ibyo bintu. Mu miti yose mugurisha hano, ni uwuhe muti wowe ku giti cyawe wigeze kuwugerageza wawutangira ubuhamya uyu munsi? Uwo nagerageje jewe ubwanjye aka ngaka k'imyeyo ubundi narabikoze, ariko naravuze kuko haba harimo amavuta y'inka, ariko hari imiti dushyiramo. Rero kugira ngo menye neza ko bikora koko, naragiye ndagakoresha. Urumva iyo ukoresheje biriyongera, nyine ubona ko hari ikintu cyahindutseho. Aka ngaka naragakoresheje, ndabizi neza ko gakora. Aka ngaka umushuti wanjye yarantesitingiye, ari i Musanze. Wihangane nubibona, ntabwo ari umushuti wanjye uri i Musanze wenyine, wihangane, nta nubwo izina narivuze. Sorry, nunabyumva sinakuvuza izina, nta n'umuntu ukuzi, ni hano n'ibanga ryanjye nawe. Kano
nakubwiye ko hari umumama twahujwe nyine nuko nguko aje hano kwivuza aragatwara, yambwiye ko umugabo yamuhaye kado y'imodoka, nabikubwiye. Urumva ko ubuhamya burahari, wenda nunabikunda twakoresha telefone yanjye, ariko amafoto n'amazina ntitubishiremo, mugasoma ama SMS gusa. Okay, tunagana ku musozo, watubwira aho ucururiza imiti yawe na address bakubonamo. Dukorera hano iruhande rwa Okapi Hotel mu mujyi, sa n'ujya ku Muhima. Mba numva abantu benshi banyoza bambaza ngo ku Muhima ndikiriza. Noneho nimero ni 078 3 2 2 7 3 9 1. Izo ngizo urazihamagara, waba utahumva neza tukakurangira, tukakuyobora, ukaza tukagufasha. Ikindi kandi wenda ngomba gusorezaho, ntago icy'ingenzi cyane wenda ari ukuza wenda ngo kubera ko ntafite amafaranga bariya abantu ntago ndi bubagane. Nababwiye ko ushobora kuba ufite ikibazo, icyo kibazo atari uko wenda utagifite, kandi atari uko ushobora gukira kubera ko wakoresheje imiti. Hari ibyo umuntu aba afite, uganirira mugenzi wawe akakugira inama cyangwa se akagira ibyo agufasha, ikibazo kigakemuka. Ntabwo ari ngombwa gukoresha imiti nayo iba ikenewe, ariko hari ibyo umuntu aba afite bidasaba imiti, kandi wowe waruje wumva ko ari ngombwa kutahana imiti. Watwibutsa amazina yari kuri iyo nimero ya telefone watanze kugira ngo hataza kuzamo abatubuzi? Iriya nimero ibaruyeho Umutoniwase Fatuma. Okay. Murakoze cyane, sinzi nimba ari ikindi ushaka kongeraho. Murakoze namwe. Wenda ikindi nakongeraho nuko muri iki gihe, muri iyi minsi, turabizi ko turi mu bihe bibi, abantu benshi barashomye. Kwa kundi mwajyaga mugira ubwoba ngo ese ngo umuti wongera ngo sex ngo ugura ngahe, ese umuti ugiza uzana amavangingo ugura ngahe, ese ubwo ibiciro ntibihanitse, ese ubwo umuntu yawe amafaranga yabona. Hoya, ubu twaragerageje, tugerageza wenda kumanura ibiciro, kubera yuko abantu muri iyi minsi ntago amafaranga ari kuboneka bikwiye nka mbere yuko tugira n'iki cyago cya covid. Ariko ni karibu muri Isanga, uko waba umeze kose twagufasha. Okay. Murakoze cyane. Yes, barimo kurikirana Big Town TV. Mwabonye mushiki wacu hariya ni umuganga, yanze ko tumwita umupfumu, ariko n'umuganga ugurisha imiti gakondo yakorewe hano mu Rwanda. Tubwena n'izindi bakoraga za India na hehe, ariko bagurisha imiti itandukanye. Byose yabisobanuye, ntabwo twabisubiramo. Reka natwe tubasezere, munategereza ibindi biganiro bikurikiraho. Ni kuri Big Town TV. I go by the name back T behind the camera, ndi kumwe na Hakim. Sister wacu nawe arakoze cyane. Kubakeneye ubufasha bwe mwamusanga kuri izo address yatanze kuri Okapi mu mujyi, cyangwa kuri izo nimero za telefoni yatanze mu kanya gato. This is Big Town TV. Until next time, ciao ciao.